mu bisabwa kugira ngo ubone amafaranga kuri YouTube. Bisaba abasubscribers 1000, amasaha 2400 nga watch time mu mwaka ushize. Ibi bipimo nibyo YouTube ishingiraho mbere yo kwemerera channel yawe mu buryo bwa YouTube Partner Program cyangwa gutangira kujya uhemberwa ibikorwa byawe ushyira ku rubuga rwawe rwa YouTube. Niba iyi video yakugiriye muraho neza nshuti zanjye, niba uri mushya kuri channel nitwa Idi Amin, kandi hano twigira hamwe ibintu byose bijyanye na telefone, YouTube n'ibindi bumenyi bwa technology. Muhaye kaze. Uyu munsi turi buze kurebera hamwe uburyo bworoshye bwo kureba amasaha umaze kugira kuri konti yawe ya YouTube, icyo bita watch time. Ibi ni ingenzi cyane niba ushaka guhabwa amafaranga kuri YouTube, kuko bisaba byibuze amasaha 2400 yo kurebwa mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Ndagira ngo urebe ino video yose kugeza irangiye intambwe ku yindi, step by step, nagiye ikintu na kimwe utaruka, kandi niba ari cyo utamenye neza cyangwa utumvishe neza ujye bitwandikira muri comment. Benambere usaba kwanda subscribe, like ndetse na comment, kuko ni ibintu by'ingenzi kandi bidufasha kugira ngo dukomeze dukore cyane kandi dukomeze tugere. Ese no kuvuga ngo ikizakora uzajya kuri Play Store aho usanzwe ukura ama application, udownloading na application. Ngiye kwereka uburyo bwinshi bugiye butandukanye wakoresha, gusa ngiye kwereka intambwe yoroshye tunu step by step. Ufite YouTube Studio no problem, gusa hano ibingiye tugiye gukora ku muntu udafite YouTube Studio muri telefone ye. Uzajya muri search ya Google Play cyangwa App Store bitewe na telefone ukoresha, niba ari Android cyangwa iPhone ubwo uzajya, niba ari Android uzakoresha Play Store, na iPhone uzakoresha App Store. Then sijye muri search wandikemo YouTube Studio nk'uko ubibona kuri ekara yawe. Mushimira wageze kuri no munota, niba nta nicyo bigutwaye please kanda subscribe, unafungure n'akazujya kugira ngo ujye ubona video zacu ko tujya tuzikora buri gihe. Mwese kuri yari Idi Amin, iyo akaba ari M Studio cyane nyine kugiza ibintu byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'ikoranabuhanga. Then uzasearchingamo YouTube Studio nk'uko ubibona muri screen gutya ambyanditse. Tegereze gato, urabona bizahita biza bimeze gutyo. Kizakora zaza ukande kuri kano kantu kizeho udufresh wakande, then gutya utegereze akanya gatoya, then uyikanda handitse install, itangire aha yesterday muri telefone yawe. Ubwira ko kugira ngo uhembwe ku mbuga nkoranyambaga bisaba gukora cyane ndetse no kudacika intege no kutita ku bantu bavuga amagambo n'ibiki, ko ntago ari ibintu bita biza ku kanya, bwo n'ibintu bisaba igihe. Uzategereza yesterday muri telefone bitewe na connection uri gukoresha muri telefone yawe. Ubwira ko niba ushaka gukora amafaranga ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ugomba gucika intege, ntabwo ugomba kwita ku bakuvuga cyangwa kwita ku bintu bivuga, gutyo ugomba kwita no gufokasinga ku kintu cyatumye uza kuri no social media cyangwa kuri cya kindi ushaka. Uvuga ati wenda right now ushobora kuba bitagenze neza, ariko nzi ko one day bizamera fresh. Rero uzategereza gatoya yesterday muri telefone ya step by step, kategereze maze dukomeze. Urabona ko iyi application yacu imaze kwesara muri telefone. Then uzajya uzakora uzukanda no open maze uyifungure. Reka dutegerezeho gatoya nawe birebe intambwe ku yindi, kuko ibyo nkora banayifata umwanya wanjye kugira ngo njye mbakorera ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kuvuga ngo nimara kuyikanda gutya ifungutse zo kujyana kuri email ufite, none uzahitamo email ukoresha cyangwa ushaka kureba amasaha n'ufite ama YouTube menshi atandukanye cyangwa ama email atandukanye, uzahitamo email ho ya YouTube channel yawe, izahita ifunguka gutya ubibona. None icyo tugiye kureba ni amasaha, niyo mpamvu tuje hano. None ukamwereka icyo uzakora. Bazana bari tuntu twinshi tugiye dutandukanye, urabibona hari byinshi uzasangamo, kandi burya byinshi ubonera hano utaruzi, kuko hano niho habahishe ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Gusa kandi icyo tugiye kora hamwe nuko wabona ya masaha. Cyo uzakoza hano ndetse Ian iburyo bwa telefoni cyangwa mu nguni, then wakande gutya, umara kwakanda azahita afungana ameze gutya, scrolling uzamura azahita ubona hano handitse public gutya ubona.
guys none reka tuyisano nkweretse niho hantu uzajya ukakana wagera uzahita ubona amasaha umaze kugira ngo ube monetize cyangwa ube watangira guhembwa na YouTube channel yawe kuko bisaba amasaha 2000 ariko ushobora kumonetiza channel yagize 3000 ntabwo ari byoroshye barugendo rukomeye gusa ushaka inka aryama nkayo ntabwo ngo ushaka inka arayigura ugomba kubiharanira ndetse ukabikorera. Ndagushimiye twabanye kugeza kuri no munota niba ntacyo bitwaye please kanda subscribe like ndetse na comment niba ari video wifuza ko twazagana gutaha binyandikire nta kibazo niyo mpamvu mba ndi hano.